Aha nari nifatiye urugendo ngiye gutembera mu misozi ya za Mageragere, ngiye kwirebera ikintu bise inkende. Abanyarwanda benshi cyangwa se n'abandi bantu b'inaha sana muri East Africa, ariko Ubugande bw'icyo kintu ntabwo kibayo. Ntabwo twita ku bukerarugendo rw'inyamaswa zigiye zitandukanye, ubukerarugendo bushingiye ku nyamaswa runaka. Nk'urugero nko muri Uganda bafite ubukerarugendo buba bushingiye ku nyoni, ubwoko bw'inyoni runaka, ugasanga ari nk'ahantu bateguye abantu bajya kurebera inyamaswa cyangwa se inyoni z'amasandi, ahandi bajya kureba imisure, ahandi bakajya kureba izo bita za bonkori, ayo ni amoko y'inyoni, ahandi bakajya kuharebera ibijwangajwanga. Ugasanga ahantu hose haba hari occupied n'abantu baza kureba izo nyamaswa, kuko wenda biba byanamamajwe cyane cyangwa se bagiye bashyiramo n'ingufu zidasanzwe. Ariko twe mu by'ukuri mu Rwanda icyo kintu ntabwo turakigeraho, kuko ubukerarugendo mu Rwanda dufite bw'inyamaswa zihariye ni inyamaswa z'ingagi gusa, hanyuma ubundi bwose bukaba buri kumwe nyine, bikaba biri muri rusange. Aho umuntu ajya muri Nyungwe akareba icyo bita Big Five: imbogo, intare, ingwe n'inzovu ndetse na giraffe, akaba ari byo ajya kureba. Ariko agiye mu by'ukuri kuri izo nyamaswa zose. Ariko mu by'ukuri mu bindi bihugu ubukerarugendo buriya bugiye bushingiye cyane ku nyamaswa runaka, ukavuga ngo nimba umuntu avuye, nacyo gituma n'abakerarugendo baba basipendinga amafaranga menshi bakagira na experiences zigiye zitandukanye. Kuko nimba utwaye muri Nyungwe ni byiza, ariko mu by'ukuri muri Nyungwe aragenda abone almost y'ibintu byose ashaka kureba, usange nyine nta yandi matsiko agize cyangwa se n'indi experience afite. Ariko mu by'ukuri ni ukuvuga ngo umutwaye ukamubwira ati tugiye kujya kureba, ni ukuvuga ngo icyo kintu rero tugomba kucyitaho, tukazajya tugira ubukerarugendo ariko mu by'ukuri bushingiye ku nyamaswa zigiye zitandukanye, ku buryo umukerarugendo ava mu Rwanda yashiriwe. Ubundi niyo gahunda iba igamijwe ku bihugu by'ubukerarugendo byose, bamakinga sure yuko umukerarugendo yishima akahava ashiriwe, ku buryo avuga ati nzagaruka none nje kureba ibiyongoyongo, ibyiyoni, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo rero nanjye nafashe gahunda yo kuvuga ngo reka njye kureba ingagi, nkaba ndi no muri gahunda zo kuvugana na RDB, aho hantu nari nagiye, tukazagira igicumbi cyo kuza kureba ingagi cyangwa se parike yo kuza kureba ingagi. Urumva aho nari ndi kubatungira urutoki bita Nyabarongo. Nshaka yuko mu zindi episode tuzagenda dukora, tuzajya no kuri Nyabarongo tukareba uko ibintu bimeze. Ni ukuvuga ngo ino gahunda niyemeje ni gahunda yo gutembereza abantu, dukora ubukerarugendo bwo kuri za murandasi, ariko butembereza abantu bwibanda kuri Kigali. Hariho abantu benshi baba muri Kigali, ugasanga baba muri Kigali ariko Kigali abamo ntayizi. Uyu munsi nahereye mu nkengero za Kigali, iyo za Mageragere, hajya gusa nk'ibyaro, ariko tuzazengurukana igihugu cyose, ariko twibanze kuri Kigali mu ma episode agenda abanza. Nzajya njya ahantu mpasobanure, mvuge ibintu hazwiho n'ibintu bihakorerwa, twenjoyinge, tumenye igihugu cyacu ndetse tunagikururire abandi kuza kukireba, ibintu bigende fresh sana. Aha rero murabibona yuko nari nazigezemo, nari nazisesekayemo kabisa, nanjye ndavuga ngo reka nzigeremo, hanyuma rero mbabwire ibintu ukuntu bihagaze. Ngira ngo murazibona aho ziba ziri kwiyuririra ibiti. Kera hari n'amakuru bajyaga batubwira, ariko ayo makuru ntabwo, murabona ko hirya hari n'inzu, by the way sinzi niba mubonye inzu. Iriya nzu nshaka kuzayikodesha nkayigira aho nzajya nakirira abakerarugendo baje kureba rero zino nkende kabisa. Kera rero bajyaga batubwira inkuru ngo inkende ngo iyo ugiye kuzireba uri umukobwa, ngo ntuzihereze imineke ihagije, ngo ewana ngo zigufata ku ngufu, ngo zikakurongora. Ngira ngo muraribonye inkende ubundi yakuze neza, igakura itirondereza nyine, yaba yarariye ikarira ku gihe. Ikigabo iba igomba kuba ifite ibyara isa icyatsi, ifite ibyara isa icyatsi, ngira ngo murabibona. Ibyara riba rigomba kuba risa icyatsi, ubwo iyo ridasa icyatsi ngira ngo muraribona. Ibyara ry'inkende ubundi ngo ridasa icyatsi, ngo icyo kigabo ngira ngo muraribona. Ikigabo ntabwo cyayobora koloni cyangwa se urugo cyangwa se ahantu ziba zibumbiye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uyobore mu nkende, ubundi kugira ngo uyobore ntabwo bapimira ku kindi kintu, ufite ibyara rinini mu bigabo byose niwe uyobora nyine ako gace. Ngira ngo murabibona ko nk'izi ngizi, iriya y'ibyara rinini ziba ziri kuyihunga, izibuza gutereta abagore bayo. Ikindi kintu kandi inkende ziri mu nyamaswa nagiye nigaho cyane, buriya inkende ziba zifite imiryango.
ni ukuvuga ngo aba ari imiryango zishobora kuba ziba ahantu nko muri karitsiye imwe, ariko aba harimo imiryango nk'uko nawe uzi ko iwanyu ari umuryango umwe, mukaba muturanye n'abandi bantu, mukaba munyuranaho mugiye guhaha, mukaba mushobora kugirana ibibazo, ariko hakaba hari umuntu nyine uyoboye nk'umukuru w'umudugudu wenda, umukuru w'isibo, ibintu nk'ibyo. No mu nkende rero ni uko nguko biba bimeze, iba ari imiryango, ngira ngo nk'ubu urabibona ko uyu ni umuryango ukwawo, murabona ko uba wifunze nyine ahantu hawo, ngira ngo n'ahari hasi mwabonaga izindi, niko inkende ubundi zibana, zikagenda zibanira gutyo, kandi imiryango yazo aba ari imiryango nyine ishikamye, ngira ngo muraribona rya byana nababwiraga rigomba kuba risa ubururu kandi ari na rinini kugira ngo uyobore. Ikindi kintu ahantu narahatinze ariko mu by'ukuri ino nagumye mbereka y'iribya rinini, ishobora kuba ari iyoboye ino karitsiye kuko niyo yafataga imyanzuro myinshi, ngira ngo na ziriya mwabonye hasi mwabonye ko ariyo yazirukanye, niyo yazirukanye, aravuga ati mwe mugiye mbanze ngira ngo murabona iyi yaranankangaga, by the way ino yarankangaga cyane, ishaka yuko ngenda, ariko nawe ndayibwira ati iryawe naribonye uko ringana, ariko iryanjye ntabwo uraribona, ati ushobora kuba undusha cyangwa se nkurusha, nayo iravuga ati ubwo ntaribonye iryawe reka mbe ntujemo, ngira ngo murabona ko yari yatuje, ariko yabanje kunkanga, ariko mu by'ukuri ndayibwira ngo ntabwo wamenya nanjye ko mpagaze, buriya nyine nanjye ntabwo mba mpagaze nabi mu bintu bigendanye n'ibyo twaganiragaho. Hanyuma rero ku bintu bigendanye rero n'ubuzima bw'inkende, inkende ni inyamaswa ziba mu buzima budasanzwe, ariko mu by'ukuri utagiye kuzireba cyangwa se ngo ujye kuzitegereza ujye kureba imibanire yazo ntabwo wabimenya. Nk'ubu ngubu hanavuye nize ibindi bintu bishyashya by'uko buriya inkende ni inyamaswa igira amakenga menshi cyane. Ni ukuvuga ngo inkende uyizaniye ibintu ushaka kuyigaburira, ikabona ugaburiye iya mbere, iya kabiri, iya gatatu uyirutseho, zose ntabwo zongera kwemera ibintu byawe, biba birangiye nyine. Ni ukuvuga ngo nubwo inkende abantu bakunda kubona abantu bari kuzigaburira, ariko mu by'ukuri ntabwo wapfa kuyijijisha ngo uyigaburire unayifate, biba bigoranye cyane, kuko ni ukuvuga ngo irya ikintu cyawe ariko ikabara disitanse ikiriraho, kandi hari n'aho winagira ikintu ukabona aka kana kari kaguye, ariko urabona ko tuba dufite n'imbaraga, aka kantu kanyerera hari ahantu ntikagwe kagakomeza kaba gafite, ngira ngo muraribona kabisa, nako murayibona, ariko naryo ntabwo ryihishe muraribona, ariko naryo rimeze neza cyane kabisa. Ino navuye aha ngaha nkomfirime yuko ari nawe muyobozi w'iyi koloni, ko ngira ngo murabona ko yirukanye abandi bantu. Amakenga rero y'inkende nayababwiraga yuko inkende utapfa kuyijijisha ngo urayinagira ibiryo uyitware, njye narabigerageje hano hantu kuko nahamaze umwanya munini, kuko ni gahunda yari yamvanye kure ariyo njemo, nahize ibintu byinshi cyane, nanamenya yuko koko nyine inyamaswa zose zikunda kuba zifite umuyobozi, kandi uwo muyobozi aba afata imyanzuro nk'uko nawe mu midugudu cyangwa se mu makaritsiye haba hari abantu bafata imyanzuro. Icyo ni ikintu navuye menye, kuko ino nkende mubona yageraza aho yirukana hafi y'izindi zose, hasigara mu giti umuryango wayo wonyine ari wo waho mubona, kandi ikaba yari inafite akana kari kwiga kugenda, ako kana kagumye gashaka kugwa, ngira ngo murakabona aho ngaho ko kari gusa nk'akazicika, zikagafata. Ako kana rero kari kwiga kugenda, ariko mu by'ukuri kuko aba ari iyoboye, kwigisha akana kayo cyangwa se kuba bagasetingira freedom biragora mu gihe hari izindi zishagaye. Rero yacishijemo kabisa, irazirukankana, ikazajya yidegembya kabisa, ivuga ati njye ninjye uyoboye hano hantu, nyine kwa kundi gusanzwe n'umuntu nyine yari uyoboye ahantu agerageza agashyiramo akantu nyine ko gukanga no gushyiramo abantu ikintu cy'ubwoba. Ariko mu by'ukuri twite ku bukerarugendo bw'inyamaswa zigiye zitandukanye, cyane cyane izo tuzi zitwegereye, aba ari ibintu byiza cyane, kandi aba ari n'ibintu by'agaciro, ntitukabikerense. Njyewe ya gahunda niyo nyikomeje yo kubatembereza ahantu hagiye hatandukanye, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Mbibutse ko ahantu twari turi ari mu mujyi wa Kigali, ariko mu by'ukuri hari n'amatuwa nagiye mbakorera mbategurira iyo mu mijyi cyangwa se mu nkengero z'umujyi wa Kigali mbere kuko ibintu biba bihagaze.